Sitafamayo ninajua wewe uliniita mwaminifu. Kuva kwa imyaka yari 15 abantu benshi inshuti bari bazi cyane amateka ashobora kuba bose ndabizi nibwo bwa mbere nyuma y'icyo gihe Imana y'abagomba gushima Imana ikavuga ibyo Imana yakoze mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge tuzi gutanga ubuhamya tugira ibintu cyane by'amahame y'imico n'ibindi tugiye gukumira iyo yagiye dukumira uzavuga gute bizagenda gute ariko ejo bundi ndebye urusaho ndabashima Imana tuzumvikana n'umugore wabo ibyo tutari twarakoze ngiye kubivuga. Amen. Ndahari ndi muzima igihe ngwaye ikintu nakosenga Imana kumenya ko Imana zani ikintu n'Imana narabwiye Imana zano abantu babazwe tibazaba bakora imirimo yo gushaka kandi umurimo wa Imana urangije ko ari excellent none ga uramenye rero ko rwose bazabikora ko excellent ngeke kavemo. Amen. Nubwo ndi umusaza nyine ndacyafite imbaraga zo kubyina nzakibyina na bamara muri makanika n'abashiki biwe kumanura turacyafite imbaraga. Abantu benshi bari bazi ko turimo ibipaso mwari mubizi se aya kubwo impamvu z'Imana igihe ndwaye nsubiye inyuma kuko turi batatu mu muhanda umwe arwara malariya undi arwara ukuguru naje warwanyise nije warwara mbi naje warurembye ariko kisendeka ngabuka mu ijoro bacu twatangira bakaza kumenya bakafata ubwoko tukaja gusengera baryo bacu igihe maze kubaha umugabo n'umuhamya wenda hari umwana warwaye pepo ngo ni ndebe maze kubaha ngifite igipaso n'igise ndahaguruka nzani ku munsi umwe namwiriwe njyenyine famille irateraniza ngo warasaze ubwenge kuragenda n'igipaso ngiyo kwirirwa ku moto wa pepo nawe yamusema siyo asha kuma mu nzu abacu bahabasengera mu twagize ikibazo ibibazo byanje kenshi babwiye kuri sinkunda kubisengera sindana bifite umwanya munini ariko ikibazo cy'undi no ku mwanya waje wose kandi zabe niyo mpaye ikibazo cy'undi umwanya Imana zishimika n'ibizanye ntakushobora kubisitaho. Igihe madamu yari akuriwe inda ya mbere barampamagaye basenga barambwira ngo nifate iminsi 3 senge nk'uko bababona ikibazo kandi mwacu musiko zabigenze muri Imana ndabwira ngo ibyo bakoze washimwe ko wabivuze ukanabimenyesha ariko sinsenga siniyiriza ubusa ugende ukushaka ariko bizoba ariko sinsenga naza kubaca intege kubabwira bari bababage ko ntazosenga kuko mubwira ngo napinze ibyo babwiye mu mutima ndabigambirira umwisi n'abisi nabimubwira ndikikike. Amen. No ko tubizihiza imyaka 10 y'abakiriye ejo bundi agiye kwemeza imyaka 10 nubwo Imana yadukubise kagashira gutese mwabuze ibyo Imana yakoze natangiye mbangira kutubwiye ko gukora isabukuru yiwe kandi mu myaka 10 yujuje ndamukora isabukuru yujuje umwaka izindi zose sinzamenye igihe baza bazikora rimwe zatahabwa ngo nazikosa nyuma y'imyaka rero mu 10 sinzi ukuntu byaba bimugiraza mu mutima ko ngomba kubikora ngomba guhamagara abantu bakaza noneho washimye ibyo Imana yakoze n'abatakashimira kashimire pasiteri naragiye turicarana mu rugo turaganira mubwira izo mpaye ntegura arabitegera atega amatwi arabwira ko se ko mpaye ibintu biremereye ukaba wabijana hano ku mapake mu rusaku tiwobizana muri kanisa abantu batujije ngo bazategera ibyo Imana yakoze ambwira ngo byari byiza ariko ubundi sabukuru imyaka y'ejo 10 n'ejo nanibufize ko n'ejo ko ndumva bitazakunda kandi sinzahamagara abantu bifuza guhamagara n'ijoro turataha
numye gutekereza mu ijoro usanga mfite inshuti nyinshi kandi kuko babizi inshuti zanje nyinshi abavuga ko tumwana mu masengesho n'ibenda bo nabasaza kanga numva se batumira mu bajana mu mapaka muce ndamubwira twavuganye n'iposho nyine ndabwira basi uzi ibyo wabwiye ko ndumva biharabiza dushimire tu umwikanise mumwemere mu mutwe n'abasha Imana ibazumisha ni ukuri no wacu abazoze kugira ngo bize mu kanisa bakaba byaje Imana ibazumisha mwinshi ya jiza mvuga ibintu byose uko biri rero subika kuko sinabwo ndatangira shima ndageze pari mu kakao tumaze gukundana nagiye kuzindukira mu bihugu bya Nairobi size nkundana tekereza ikintu namusigira cyane cy'impano impano y'umukunzi umwe w'ikinege narembwe wenyine ngo ndagukunda ni kino guheza akazi gakomeza akanyibuka impano namuhaye icyo gihe niyo ngiye kumuha kandi none namusekeye Bibiliya ndamutumira ngo tekereza ikintu gikomeye no muheza kugira ngo aza kubanira ndi yaraje ndagenda muri Bibiliya ndamubwira ati ngiye none ubu aho turasubiraga gushashura akanuma gushashuza mwa Bibiliya niyo gift yaje yanze namuhaye umukunzi wanjye amen sanye mbana icyo gihe twakundanye hari ikindi kintu yari akunze muri icyo gihe icyo sinakimuhaye kifashe yarakunze kimukungu mwabona nawe kugira ngo arebe abasaza bo baratuma n'umugore wacu akecuru narivuze amen tahene bamufeti neza wana sipeyo reka subire hano uyiwe ko twavuze ko tubihuza ejo y'umuntu myaka 10 nabize ko ibirori bikomereza hari ahantu kwa pasiteri muri backyard hari za keke n'ibindi natekereje nabo mbano no kugendera kuri uyu munsi banza kuyibura ariko nibuka umuto wacu watumye
mu kinyamurenge imana kuruta izindi zose ni inka. Inka zanje Bugande ndabizi ko zimwe bambwiye kuko ari uzose nitutaha muhamagara sogokuru wawe akurebere inziza mu zindi ari bitwara. Ibindi byose murabizi ko mfite zose ni ibisibo ariko mbaramuzi reka nshimire undi muntu sabe madamu pasiteri azihano yaganiriye umufasha yake ariko no muri gato Satani hari uburyo Satani bufatirikanya abantu ikinjizamo n'imico y'abanyamahanga ngo ntaho bakunda umugore wundi. Je bivuge kuri podium ko n'imbere y'umugabo wiwe n'imbere y'umugore waje bivuze ko kukumva nanje ndabakunda uzukuri ari byinshi yagiye kuva ngeze muri state yagiye yancerenjenga gishika gutya kiri gushasha yazabye ko tuja mu ishuri kaga turara twicaye agira umugabo utagira ibindi bibazo tukageza saa saba z'ijoro saa munani tuzi mu masomo umugabo ye yaryamye kare bituma mbona diplome yawe rero ubundi ibirori kwaza tuvugana ku manywa na nijoro bimeze gute biragenda gute ibintu ndovuga nyine ngo kubara wandika nawe yewe ndabashimiye abantu baha muzi ukuri mu rukundo tubona uko bivuga. Abantu barampamagaye baranandikiye buri wese tuzagufasha iki tuzakora iki. Ndabashimiye byimazeyo abandi tavyo mwese mukaba muri aho nta kindi mfite kirenze ico mwumva ko twashimiye. Shimiye timu iyobowe na Jeanne nyine na Mwezi kugira ngo sifate umwanya wose wenda n'abatwara cyangwa kugira ngo mu twihanganire nituva dufite ibyo twabateguriye hariya hari ikindi kirori ya Musi tayari muzemusi muramubonera hariya mutwitana kugeza birangiye mwihangane byari ibirori kuba twakoze ibirori ejo zo kwizihiza isabukuru y'umwana nibwo yuje imyaka 10 n'ibyanone twabigize kimwe nimubona tubafasha amasaha menshi mwihangane tubana. Ndabashimiye mwese Imana yo mwisho ibaheze umugisha. Abari basabye ngo indirimbo muzo muririmbira indirimbo turaririmba hariya reka mbini yaha kugira ngo wenda akanya gasigara wenda hari indirimbo tutoreka kuririmba n'umucuranzi n'ibikunda nari namuhamagaye enjeni ariko none bavuze ngo ubwo bene tuzobahamagara abagabo bose kongera bagana
Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Ako mwumva mpatera haleluya. Munyakirire kuko ntabwo nzongera gutwara undi mwanya muremure ahangaha mpagiteye. Haleluya. 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 Twese ni gushima Imana. Ko turashima Imana kubyo yadukoreye kandi byose umugabo yabivuze. Nibyo njewe ndibukaga numvise yabivuze byose yabirangije. Rero nta mpamvu yo gutinda. Kandi ndabona umwanya wabaye muremure cyane. Ahangaha abantu babaye abazungu baratangira gutaha, kandi iyo abantu batashe ibirori biba birangiye. So ndashima Imana. Cyambere ndashimira abantu bose batwitabye, ndashimira abantu ba Siyaro, ndabakunda. Nkunda ko bazabitabira ibirori ibyo ari byo byose. Akenshi aho jewe nabaye kama anniversaire n'abana banje sinza nkondaje yo kuyabakorera cyane, kubera ko sinza mbiheza agaciro, ariko ntangiye kubiheza agaciro kubera abantu ba Siyaro bazaba, kubera ko nari nsanzwe uvuga ati nimukorera birthday ni ugutumira abandi bana, ariko ahangaha uzukora nimba ari birthday y'umwana ukabatumira bose, ari ababyeyi bakaza, ari abana bakaza, ugasanga ibintu ni byiza kandi mwagiye gushima Imana. Si ukurya gusa no kubonana ni byiza mugashima Imana. So kuri icyo kintu ndakibashimiye kandi nshimiye ko muza mubyita. Si ukuvuga ngo ni umujyi cyane, si ukuvuga ngo ni ugukunda ibirori cyane, nabyo ni byiza, yego kubikunda nabyo ni byiza, ariko nshimiye ikintu mbakundira ni uko muza mwitabira ubutumire. Kuko iyo ukoze ibirori tubona abo batumiye biza bikubabaza, ugasanga bamwe batekeye ubusa, ugasanga bikaba kubabaza nyine kubera ko abatumiye bataguhaye agaciro, ariko nshimiye kuko mwaduhaye agaciro mukatwitabira. Ikindi kandi nshimiye abantu badufashije kugira ngo uyu munsi ubeho. Hari abapasiteri, hari inshuti, hari abavandimwe, hari n'abangaba. Uyu ni data wacu, uyu nguyu ni umushuti wanje, ni muramu wanje, uyu nguyu bigeze kandi avuga ngo uyu nguyu tumumenye ngo ni uyu. Jotamu ni muramu wanje, Samson ni data wacu, Bigizi ni inshuti kandi ni umuturanyi. Shimiye kuko bitabye ubutumire bwacu. Biragoye ahangaha kuvuga gusa ngo usibe n'umunsi umwe shift cyangwa ibiki, uzusanga bigoye cyane kuvuga ngo utumire umuntu aba afite nawe za gahunda nyine aba yifitiye nyinshi, aba yaripangiye nyinshi, ariko kuba barabisize byose bakemera kutwitabira, Imana ibamugisha. Shimye Imana kuko Dogo yaje twarabanye, ni data wacu, ariko sinza bikomeza cyane. Icyo nzakomeza ni uko ari inshuti yanjye, ndamukunda kurusha ndagira ngo n'abandi ba data wacu. Yarandeze mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, kandi Imana ikumugisha. Ntabwo nzanyemera abahanuzi abantu bagaza bambwira ngo abaganga baduhanuriye bakaja mu masengesho ngo yambuye gutya, ariko umuntu wa mbere wambwiye ngo ibi ngibi bizagenda gutyo kabyemera kandi bikaba byose kwa Mudogo. Imana niwe wa mbere wampanuriye, araza arambwira ngo cyakora si yaje, twari turi mu rusengero, umwe akaza afata umuntu akambwira ngo bizagenda gutya, uyu nawe bizagenda gutya, kandi byinshi narabibonye kandi nibyo ntarabona, byizeye ko bizabaho. Imana n'umugisha, Imana n'umugisha. Jotamu ni umuturanyi, ni inshuti kandi n'umuramu wanje, Imana n'umugisha. Nabigizi ni umuntu uzudufasha mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, Imana n'umugisha. Reka gutinda cyane. Shimiye Imana kuko bariya ni barumuna banje kandi n'abana banje ntacyo bitwaye, ibo barabizi kuko mba nabashimiye kandi birahagije kuba bari ahangaha gusa. Ikindi kandi ishimiye Imana yaduhaye abana, mwabyumvise byose.
kuko biba bigoye kuvuga ngo ushaka ko wamugenda gutya wicare gusa atabana. Hari abantu benshi baza bashwana kubera ko nyine babuze urubyaro bagatandukana, cyangwa se ugasanga murubayemo ariko atari urugo kandi ari kagereza. Rero nshimira Imana kuko yampaye umutware ikampeza n'abana, urugo rwaje akaba ndubayemo nishimye, ari urugendwa. Imana ishimwe. Ikindi kandi ko ndumva amashimwe ari menshi, ariko reka tuyahinira ahangaha kuko numvise ibyo umugabo yavuze yabivuze byose yabirangije, ndoja kubisubiramo karondogoro. Ariko ni ukuri akanwa kacu ni gatoya, abana batubwira ngo tuvuge amashimwe y'ibyo Imana yadukoreye ni byinshi. Ubwo ngubwo twavuze bikeya gusa, ariko Imana ibyadukoreye mu rugo rwacu ni byinshi. So turashimye cyane ibyo Imana yadukoreye, nicyo cyatuzanye ahangaha kuri uno munsi, nicyo twaje kubabwira kugira ngo dukoze Satani isoni. Satani imigambi yiwe ntabwo yagezweho, kandi ntabwo twobyicarana ngo tureke kuza kuyikoza isoni. So kuri uno munsi tubaye dushimye gutyo, kandi tuzakomeza dushime. Ntitwari kwicarana ayo mashimwe yose ngo tuyagumane, ari umwana Satani yari kuzatwiba, kuko n'ubundi yari yaratwibagije. Umwana umwe, babiri, batatu kugeza kuri bane ntabwo ari bakeya kugira ngo umuntu aze atange ubuhamya. Nimba ari ukuvuga ngo yari afite ubwoba bwo kutabyara, cyangwa twari dufite ubwoba bwo kutabyara, yarabyaye uwa mbere yari gutanga ubuhamya. Ku wa kabiri abyara umuhungu yari gutanga ubuhamya. Ariko dore Satani yari yaratwibye turiwe tugera ku wa kane, ariko uyu munsi ni ukumukoza isoni. N'ibindi yari ateganya ntazo azageraho. Sawa ndangiriza aho ngaho, peze n'abandi bari bakeneye umwanya. Icyo navuga cyo ni uko gusa banshimiye abantu ba Siyaro, ngashima namwe mwese mwitabye mutari aba Siyaro. Imana ibahe umugisha.